iriya jambo ukunda kumva urishimye? Nkunda kumva umuntu ambwiye ko yarankumbuye cyangwa se umuntu ambwiye ngo ndakwishimiye, so uba wumva ko nyine hari umuntu wari uri kugutekereza muri icyo gihe. N'iryari wumva ijambo ukumva urababaye? Iyo umuntu wenda ambwiye ngo ndamusuzugura cyangwa se wenda umuntu akambwira ngo wenda urira yamara urirata urasuzugura ufunga umutwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uko nzi ko nyine ntabikora biba bintera kwibaza impamvu uwo muntu abivuze. Nyine ni kwa kundi umuntu wenda ushaka kuvuga ati wenda mu rufunguzo wenda kwa kundi nyine ubanza ugacishamo gake wenda ukavuga ngo kanzi, so umuntu ngo ukunda gusuzugura. So twebwe rero ibihano baduhaga n'ibya bindi baradukubitaga, nta bya bihano wenda ngo pfukama, ngo zamura amaguru ngo hejuru, ngo amaboko ni ugukubitwa bikarangira mukajya kuryama. Ntago nakibagirwa umunsi tukiri abana, nari nyine n'umwana afite sinibuka imyaka ariko nari ndi moto. So noneho kwa kundi mujya muri dushe muri benshi muri gukina, umwe avuna niba avuna shawa nyine. So mu kwivuna rero umusaza atashye nijoro obviously nyine mwese arabakubita. Noneho ngiye nkajya nibaza se kuko kibankubise kandi nta kintu nakoze. Iyo ukiri umwana nyine ntago wumva ibiri kujya mbere ntago njye byibagirwa.